Umwubatsi TV, hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso. Uruwera mana yacu. Uwiteka Imana yo kubahwa, wahozeho uriho uzahoraho, uri mwiza. Haleluya, umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Inshuti bavandimwe bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje cyane kandi ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Numuhoza Clement, ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi nashyizwe ku mutima kongera kwibutsa abantu imbaraga z'Imana yacu, kongera kubwira abantu, ubwo ndabwira abo mu muryango w'abizera cyangwa se abo mu itorero, yuko mudakwiriye gutinya, ndetse namwe abaguye mushidikanya ku mbaraga z'Imana no gutabara kwayo, ni ukuri mwongere mubyuke, mushake uburyo mwomatana nayo. Imana yacu iratabara, Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ifite ubushake bwo kudukiza, kandi ngo nta muntu n'umwe wabasha kutuvuvunura mu kiganza cyayo, kuko yarangije kuduca nk'imanzi muri icyo kiganza. Mbere y'uko rero mbaganiriza ku ijambo umwuka w'Imana yanshyize ku mutima rihumuriza abizera bose, reka tubanze dushime Imana. Uwiteka Mana isumba byose, Uwiteka Data muremyi wa byose, nongeye guca bugufi munsi y'ibirenge byawe ngushimira urukundo rwawe rwinshi. Ngushimiye Mana ko udukunda, kandi yuko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo adupfire maze tubone ubugingo. Uwari Imana araza yambara umubiri kugira ngo abone ko acungura umwana w'umuntu. Uwiteka ubishimirwe, kuko nta rundi rukundo rwigeze rubaho rumeze gutyo. Niyo mpamvu tudashidikanya ku neza yawe utugenera umunsi ku wundi, ndetse ibyo byakaduteye gushira ubwoba, kuko tuzi neza yuko tubundikiye nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Nta cyadukoraho uhari kuko utureberera. Reka iri jambo ryawe washyize ku mutima wanjye rifasha abagiye kuryumva, ribasubize intege mu bugingo, n'abari bagiye kubivamo bongere bagaruke, bongere Nyagasani bagukoreye bashize amanga, kuko utubereye maso. Ibyo ushaka n'ibyo ushima bibeho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aba Data, wowe nyiri igitinyiro, wimika abami ndetse ukimura abandi. Iyo urambuye ikiganza cyawe, uhaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Aba Data, wowe nyiri igitinyiro, wimika abami ndetse ukimura abandi. Iyo urambuye ikiganza cyawe, uhaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Ni wowe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, ntujya uhinduka. Ubera hose rimwe, umenya byose, ushobora byose, Jehova Rafa. Kandi iyo uvuze ibitare birameneka, imisozi n'inyanja bigahunga amaso yawe. Kandi iyo uvuze ibitare birameneka, imisozi n'inyanja bigahunga amaso yawe. Kitarera manure, mana yacu urera, Bavandimwe bene data, ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kandi ndumva mfite ishyaka ryinshi ryo gukorera Imana yacu, kuko numva mfite ihumure, kuko Imana yacu igiye kwigaragaza mu kuturinda. Isanzwe ibikora, ariko muri situation zikomeye ziri imbere igiye kwigaragaza cyane. Hahandi abantu bari gutinya bavuga bati ibi bintu tuzabirenga gute, mugiye guhagarara murebe gukora kw'Imana yacu. Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ni nyamaboko, yariho, iriho kandi izahoraho. Nta wayibanjirije, nta n'uzayiheruka.
ni Imana y'inyamaboko itagitsindwa ku rugamba. Iyo yahagurutse ije kurwana irarutsinda byanze bikunze. Impamvu ni uko ariyo mugaba mukuru w'ingabo, mu Giswahili bayita Bwana wa majeshi, kandi ingabo zivugwa ntabwo ari izo mu isi gusa, ahubwo ni ingabo zo mu ijuru. Reka mbasomere ijambo ry'Imana umwuka yakoreyemo kugira ngo nongere nzamurirwe ibyiringiro nk'ibi, mpumurize na bene data bose duhuje urugendo, duhuje imibabaro muri Kristo Yesu, kugira ngo muhumure mukomere. Nta kiraba nibyo koko ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba, bibakura imitima bahinda imishyitsi bagwirirane, ndetse bamwe bagwe bitaragera. Kugushwa igihumure buriya ntabwo ari ukuvuga ngo bazagira ubwoba gusa nyine, ahubwo abenshi bazagwa kubwo gutinya ibigiye kubaho. Kandi niko bimeze, Imana yashatse yuko tubyumva kugira ngo tubimenye ko bigiye kuba. Ariko kandi ndashaka kubabwira yuko kumenya amakuru y'ikuzimu, kumenya imigambi ya Satani ku ruhande rumwe ni taktike ya Satani yo gutera abantu ubwoba. Reka mbanze mbabwire aka kantu. Kuva kera ndetse n'ubu ngubu niko biri, ibihugu iyo bigiye kurwana, ibihugu wenda reka tuvuge ibihugu bibiri, iyo bigiye kwinjira mu mirwano, habanza kubaho iterabwoba riturutse mu gihugu kimwe riza mu kindi, riciye mu nzira nyinshi zitandukanye, yaba itangazamakuru, yaba ibimenyetso bigaragara, imyigaragambyo, hakaba ibiki, byose bitera ubwoba umwadversary. Ibyo rero bikaba no ku rundi ruhande. Ibihugu bigiye kurwana bibanza guterana ubwoba, bikavuga ubuhangange bwabyo, bikivuga imihigo, bikavuga ingamba byanesheje, kugira ngo adversaire cyangwa se uwo bagiye guhangana agira ubwoba, avuga ati uyu muntu tugiye kurwana abanza akomeye, reka wenda iby'urugamba mbivemo wenda tutaranarwana. Buriya rero Satani hari amabanga amwe n'amwe amena, akayamenesha abantu basanzwe bamukorera. Ibyo musanzwe mubizi. Ukumva nk'umudokiteri arahubutse hariya ntasenga, si umukristo, agize atya avuza amabanga ya Satani. Yesu yaravuze ngo ubwami iyo butangiye kwirwanya buba bugiye gucikamo ibice, ariko hari amabanga Satani yemera ko amenwa n'abamukorera kugira ngo atere ubwoba adversaire wa Satani nyine n'itorero. Hanyuma agakora semblant cyangwa se agapretending, akigira nk'aho ayo mabanga yamucitse. Abizera bakavuga bati Imana ishimwe yuko yabiduhishuriye, kumbi ari Satani wabishatse ko abantu babimenya kugira ngo bagire ubwoba. Ibyo muzabibona, abantu nyine bagenda bamena amabanga ya Satani benshi bakivamo, abapfumu bahoze bamukorera bakivamo, abanditsi b'ibitabo bakivamo, abo ba Yuval Noah Harari bakivamo. Ariko iriya ni taktike ya Satani. Yemwe bizera mutazagwa mu gatego ngo mwibwire ngo amakuru menshi tumenye ya Satani ni Imana iba yayahishuye, ngo kandi yibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Reka mbaho urugero ruto. Buriya umuntu aje akivuga ibigwi, akavuga uburyo ahambaye, uburyo afite ubushobozi runaka, ashobora kukwemezamo gakeya. Wavuga uti nta muntu wivuga nabi, buriya yagiye ashyiramo no gukabya. Ariko hagize undi muntu uza akigira nk'aho mbese atatumwe, ahubwo akabikubwira akwemeza, turiya muntu arakaze, ni umunyembaraga cyane, wabyemera cyane kurenza uko wabyemeye ari nyirabyo ubyivugiye. Iyo rero ni taktike ya Satani yo gukoresha abantu be bagasa naho ari bo bamenye amabanga ye, kandi nyamara ari we wabatumye. Ndakubwiza ukuri ko hari abantu benshi bagwa bitewe n'ibi bintu bumva. Akumva ibintu bizaba, akumva ubugome bwa Satani, akumva imigambi ari gucura yo gugotera abantu hamwe ku buryo nta n'umwe uzamucika. Umuntu agahita agwa akavuga ati reka da, ibyo sinabivamo. Ukwizera kukagenda. Mwibuke mu Kristo ubwo yarwanaga na Apollo, ingabo ikagwa hariya, ukuntu byagenze ni ikibazo gikomeye cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, n'amagambo dusanga muri Ngoma za 2 ibice 32 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Haravuga hati, nimukomere mushikame, ntimutinye, kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Amen. Aya ni amagambo umwami Hezekiya yabwiye abantu be, ni ukuvuga ngo Abayuda. Icyo gihe umwami wa Ashuri yari yabagose nyine ashaka gutera Ubuyuda ngo abusenye, kandi yari umwami ukomeye cyane warwanye ingamba nyinshi akazinesha. Ndetse unakomeje gusoma iki gice wumva uburyo uyu mwami witwaga Senakeribu yagize atya akivuka akavuga ati,
njye narwanyije abantu aba n'aba ndetse ndabica ndabatsembana n'imana zabo, ngo nta mana yabo n'imwe yigeze ibankiza. Ngo ni gute mwebwe Abisirayeli mwibwira yuko imana yanyu izabankiza? Abanza gukanga umwadverseri, arabanza ababwira rwose aho yasenye hose, ababwira uburyo yabicanye n'imana zabo akazirimbura zose, yarangiza rero agahindukirira Ubuyuda akaba nabwo aje kubunesha, ariko nta makuru yari afite ku mana yabo. We yibwiraga yuko ari za mana nyine zubakirwa amazu nk'uko kera byari biri, nyine imana zabaga zifite ingoro, zikagira ibicaniro, zikagira ibyotero, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nawe yakekaga yuko Imana Data Uwiteka, Imana ihoraho yaremye byose, nayo ari imana iterurwa igaterekwa ahandi, hanyuma igahungurwa akavumbi bakayikubita imbere, nyine ari ikibumbano. Uko byaje kugenda mukomeje gusoma, umwami Hezekiya yabwiye Abisirayeli cyangwa se Abayuda, arababwira ati mwebwe mwe gutinya, kuko uriya ibyo ari kutwiratishaho nuko afite ingabo nyinshi, nyine agiye kurwanirwa n'amaboko y'umubiri, nta bantu afite, abantu gusa. Ariko twebwe tugiye kurwanirwa n'Imana, Imana isumba byose, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ifite byose mu kiganza cyayo, Imana ibasha kugira gutya gusa ibintu byose bigahita bihinduka umuyonga. Iyo Mana niyo abantu bakinisha, iyo Mana niyo abantikristo bakinisha, iyo Mana yaremye byose yahaye abantu bose guhumeka, ikarema ibiboneka ibikuye mu bitaboneka. Iyo Mana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Iyo ngiyo niyo baba sataniste bari gukinisha, niyo bari abantu bari gucura imigambi yo gukora ifaranga rimwe rizafata abantu bugwate bari gukinisha. Iyo Mana itegeka ko bwira bugacya, ikamenya ibiremwa byayo kugeza ubwo ireberera n'urushishi rw'umukara munsi y'igitare cy'umukara mu ijoro ry'umukara. Igishwi, iyi nyoni y'igishwi ntipfe ngo igwe hasi Imana itabimenye. Iyo Mana ireberera ubwoko bwayo nk'uko umuntu arinda imboni y'ijisho rye. Iyo Mana niyo bariya bantu b'amondialiste, bariya bashaka gufata isi yose bakayihindura nk'umudugudu kugira ngo abantu bayigoterwemo hazabure n'umwe uhonoka, maze ibyo bazabategeka byose babikore. Niba bababwira gupfukama bapfukame, niba bababwira kwiruka biruke, niba bababwira gusimbuka basimbuke, abantu bahinduke inkorera gahato za Satani kuko batagifite ubuhungiro. Abo ngabo nibo bari gukina n'Imana yacu, nta makuru bafite. Bazaze tubanze tubaha amakuru, tubabwire Imana yacu, kandi natwe tuzababwiraho igice kuko ntituyizi yose uko yakabaye. Imana ni ngari cyane. Byaje kugenda gute rero? Uyu mwami Hezekiya yari umukozi w'Imana kuko yakoze imirimo myinshi, yasenye ibicaniro bya Bayali, asenya ibigirwamana, asenya ingoro zose z'ibigirwamana. Yari umwami wakoze imirimo myiza cyane yo gukiranuka, yari yiringiye Imana ya Isirayeli ko izabatabara, kandi iryo jambo ryari iry'ukuri rwose. Hezekiya yari afite amakuru ku buhangange bw'Imana yabo, yari afite amakuru y'ibyo yakoze. Ikibabaje mu bakristo b'iki gihe, dufite amakuru twiboneye n'amaso yacu iby'Imana yakoze, ariko kuyizera biracyaruhanyije, ku buryo abenshi batinyishwa n'ibyo Satani ari gutinyisha abantu, bakirengagiza ubuhangange bw'Imana yacu n'indahiro yarahiye yuko izarinda abayo. Byaje kugenda gute? Ibi wabibona ku murongo wa 20. Haravuga ngo ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Ubwo bari bamaze kumva ibitutsi uyu mwami n'intumwa ze, uyu mwami Senakeribu n'intumwa ze bari bamaze gutuka Imana ya Isirayeli, zivuga ko idashoboye, kitazabakiza, ko rwose Hezekiya ari kubeshya abantu be bagiye kugoterwa muri Yerusalemu bakicwa bose, bakicwa n'inzara. Uyu mwami Senakeribu yafashe intumwa azishyira mu mpande zitandukanye z'umurwa, zitangira kuvuga ngo ziranguruye ijwi zibwira Abisirayeli bari mu murwa ngo mureke kumvira umwami wanyu, arimo araboshya. Bati iyo Mana yanyu ntizabakiza amaboko y'umwami wacu Senakeribu. Dore ingamba twatsinze, kandi abo twatsinze bari intwari, bari bafite imana z'inyamaboko, ariko abo bose twarabatsinze. Umwami wanyu ari kubashuka, agiye kubamarisha. Nuko rero Hezekiya na Yesaya barasenga. Ku murongo wa 21 haragira hati, nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Imana itugirire neza. Nuko nguko umwami Senakeribu byamugendekeye. Abisirayeli cyangwa se Abayuda nta rugamba bigeze barwana, ahubwo Imana ngo yohereje umumarayika araza atsemba abagabo b'intwari umwami Senakeribu yari yishingikirijeho, arabatsemba bose arabamara.
izindi ngabo nyine zitari intwari ziri aho ngaho, ubwo urumva zakwiriye imishwaro. Hanyuma Senakeribu abonye ko biyoberanye, aba arahindukiye arirukanka arahunze, asubiye iwe mu gihugu cye, ajya gutakambira za mana ze, kuko ubwo uri kumva nyine yirutse ajya mu ngoro y'ikigirwamana cye kugira ngo agitakire, kugira ngo akibaze ibibaye ari ibiki, ngo nuko abahungu be bamusangayo bamwicisha inkota. Nuko bigenda ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 5:12 haravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Haleluya, haleluya. Bene data, abizera benshi bafite inyota yo kumva amakuru ya Satani. Ku ruhande rumwe ni byiza kuko burya na Bibiliya bivuga ntiwajya kurwanya igihugu runaka cyangwa ubwami runaka utaramenya umubare w'ingabo, se bafite intwaro zimeze gute, mbese kugira ngo umenye aba bantu ndi bubashobore, nusanga bakurusha imbaraga uhiyambaza ibihugu by'abaturanyi, ubisaba inkunga cyangwa se guterwa ingabo mu bitugu, ntubona byanze umanike ibendera ry'amahoro, uguti rwose ndaneshejwe, twumvikane, twicare ku ntebe y'ibiganiro twumvikane usaba amahoro. Ni byiza kumenya amakuru ya adversaire, amakuru ya Satani tukayamenya, Satani akora ate, taktike ze ni izihe, kandi Bibiliya nta kintu itavuze. Rega nta kintu gishya gihari Bibiliya itavuze, nuko ibyinshi bivuga mu bwenge bw'ijuru wenda abantu ntitubashe kubitahura, ariko byose Bibiliya yarabivuze, Imana yarabiduhishuriye. Kumenya ayo makuru ni byiza, ariko nk'uko natangiye mbivuga, hari uburyo Satani abikoresha kugira ngo akange umwadversaire we ari we torero, akababwira ati ngiye kubafatira hamwe mbica urubozo. Umuntu rero yatangira gutekereza ukuntu agiye gupfa urubozo, agahita avuga ati Imana rero ntabwo izadutabara. Na cya gihe cya Meshake, Saduraka na Abedinego ntabwo yigeze ibatabara batarajya mu muriro. None niki kitubwira ko twebwe batazaduca imitwe? Niki kitubwira ko batazatubabaza inzara ikatwica, abana bacu bakicwa n'indwara tudafite uburyo twivuza? Ibyo bintu tuzabibasha gute? Umuntu w'ubu rero warangije gushyirwa mu mutwe yuko kubaho neza ari ukubutunzi bya mirenge, ufite amazu, ufite amamodoka, ufite iterambere na teknoloji igezweho, ibyo bakumva yuko ari bwo buzima Imana yishimira. Bene rero kumubwira uti ibyo byose uzabihomba mu minsi iri imbere, ahita avuga ati reka ibyo ntibishoboka, none se ubwo nabaho? Kandi nyamara tuzi neza yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ushobora kutarya ukabaho, wari ubizi, ariko ntabwo wabaho udatunzwe n'Imana. Niyo warya ibiryo bingana gute. Niyo mpamvu hari abantu benshi bagenda barapfuye ari intumbi, nta muntu w'imbere urimo, ku buryo haba hasigaye karkase gusa, ntaho hatandukaniye n'ihene cyangwa n'inka, kuko ziriya ngo nta bugingo zigira. Abantu benshi hano muri iyi si bagenda nta bugingo bagira, bwarapfuye. Ibyo biranditse kuko ng'ibyaha bimaze kugwira bibyara urupfu, kandi urwo rupfu abantu barutangira bakiri bazima ku mibiri. Umwuka w'Imana rero numvise muri iki gitondo ampatira kubwira abantu ngo mwe gutinya ayo makuru muri kumva. Nibyo Satani ari gukoresha amakuru menshi ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu bitabo n'ibindi byose tugenda tubona by'ibimenyetso, kugira ngo akange abantu. Buke buke aracyari kugenda abashukashuka, ariko akazanamo n'akantu ko kubakanga kugira ngo abereke ko ari we tout puissant, cyangwa se ari ushobora byose. Ariko Satani ntabwo ashobora byose. Ndabyemera ko ashobora byinshi, ariko ntabwo ashobora byose. Ikindi, Satani ntabwo abera hose rimwe, ariko ashobora kunyaruka nk'umurabyo, aka kanya akaba ari hano muri Kenya, mu kanya akaba gusanza mu Bubiligi, mu kindi gice cy'umunota akaba ari muri Amerika, ubundi akagaruka muri Madagascar agenda nk'umurabyo. Ibyo Satani arabishoboye kuko aracyafite imbaraga zose yamanukanye avana mu ijuru, ndetse na bwa bwiza bugaragara aracyabufite. Ureke bariya bamugereranya n'ikintu gifite amahembe n'ibiki. Uriya ntabwo ari we Satani, kiriya ni ibishushanyo nyine by'abantu banabikora bataramubonye, ariko Satani ntabwo ari ikintu wareba ngo wumve ugize ubwoba, nk'uko benshi bajya babivuga, kuko wibuke yuko yavuye mu ijuru. Mu ijuru rero ntabwo habagayo ibiteye ubwoba, ahubwo habagayo ibyiza gusa. Urumva? Nuko rero bana b'Imana, mumenye neza yuko mu makuru duhabwa hari abakozi benshi b'Imana bimuriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butanga agakiza, no kwitegura kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, no kurwana n'icyaha, no kurwana na kamere zacu, no gukora ibishoboka byose tukagendera ku ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo butumwa basa naho babushyize ku ruhande ho gato,
batangira kubwira abantu ahubwo ibiteye ubwoba gusa. Mu ruhande rumwe hari aho bakorera Imana, ariko harimo na tactique ya Satani yo gutera abantu ubwoba, gukanga adversaire, kumva ko mufitwe mugiye gupfa. Ntabwo mu gihe cyo kugotwa ari cyo gihe cyiza cyo kwicara abantu bakaganira uburyo ababagose bagiye kubafata bagatangira kubica urubozo. Oya, ahubwo ni igihe cyo guhumurizanya. Yego, bakamenya imigambi y'umwanzi, ariko bakaganira uburyo babigenza kugira ngo iyo migambi y'umwanzi wabagose abafitiye babashe kuyirokoka. Buriya Yesu yarabibonaga ukuntu intumwa ze zizakwirwa imishwaro ubwo bazaba bamufashe, ariko ntabwo yabitinzeho rwose. Ndabyibuka ko muri Matayo ibice 24 hari ahantu Yesu Kristo ababwira ati ubwo nibwo bazabagambanira ngo mufungwe mugirirwe nabi, bazabakurubana, bazabica, ati muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye. Ariko ntarekera hagasoza bahaye ihumure, hahirwa uzihangana akagera imperuka. Ati nimubona bimeze bityo muzubura amaso yanyu muyahange mu ijuru, kuko gutabarwa kwanyu ariho guturuka, cyangwa se gutabarwa kwanyu kuzaba kwegereje. Ikindi kandi yarababwiye ati mugume mu murwa, kuko ariho muzambikirwa imbaraga. Urumva, ibyo yabibabwiye agiye gusubira mu ijuru. Mugume mu murwa mugere ubwo muzambikwa imbaraga. Ntabwo yabanje kubabwira ati rero wowe Toma bazakwica gutya, wowe Petero bazakubamba ucuramye, sinzi n'abandi ngo bakereje inkero, hari n'abandi bakuyeho impu babanika ku zuba barapfa. Umva, ziriya ntumwa zose zishwe urw'agashinyaguro, usibye hari Yohana uriya babanje kujugunya mu ngunguru y'amavuta, nawe urumva ko bashakaga kumwica, ariko ngo avamo ari muzima. Baramujyana bamujugunya ku kirwa cy'Ipatimosi kugira ngo ibisimba bizamurireyo apfireyo. Ari naho Yesu Kristo yamusanze atangira kumuhishurira ibyo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ntore z'Imana rero, tugira umwete wo kurwana urugamba rutureba, ari rwo rwo kurwanya kamere y'icyaha, kuko tugomba kurwanya Satani nawe akaduhunga, hanyuma urutatureba turuharira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti mugandukire Imana nk'abana bakundwa, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Urugamba rwacu ni ukurwanya kamere yacu y'icyaha, tukayitsikamira, kuko ngo ntijipfa. Urayitsikamira ukayibuza umwuka ku buryo itagutegeka, ahubwo wowe ukayitegeka uyitegekesheje ubutware duhererwa mu rupfu n'izuka bya Kristo. Twarabihawe, twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion no kwirukana abadayimoni. Ibyo twarabihawe. Turwana urwo rugamba rero rwo kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Naho ubundi ibyo guhangayikira ngo tuzarya iki, tuzambara iki, bizagenda gute, ibyo ngibyo nubihangayikira urapfa mbere y'igihe. Numvise mu minsi yashize hari n'abatangiye gushishikariza abantu gutangira ngo guhinga, bakitoza ubuhinzi, bakagira gute. None se ubwo abatagira imirima bizagenda gute? Gusa nabyo ni byiza, bishobora kugufasha, ariko byagufasha gake cyane gake, kuko icyo gihe uba ugiye kwirwanirira, ariko mureke Imana yacu turwanirire. None se mwigeze mwumva ingabo za Hezekiya hari n'umwe wigeze afata icumu cyangwa inkota ngo ajye kurwana n'izi ngabo za Senakeribu? Imana yohereje umumarayika araza arazitsemba zose. Senakeribu yicwa n'abahungu be. Kandi ibyo Imana ntibikoze rimwe gusa. Ngira ngo muranabyibuka igihe ingabo z'Abasiriya zari zagose umujyi wa Yerusalemu. Icyo gihe kubera uko kugotwa nta biryo byari bisigaye muri Yerusalemu. Inzara yari imeze nabi, aho abantu ngo baryaga amahurunguru y'inuma ndetse ngo n'ibitwe by'indogobe. Nubwo hari abavuga yuko ngo ari amahurunguru y'inuma ari ibiryo, sinzi ngo bari barabihaye ako kabyiniriro. Ibyo nabyo kubibona byabonaga umugabo bigasiba undi, kuko byari bihenze cyane. Ngo ababembe 4 bari hanze y'umurwa, kubera yuko muri Isirayeli nyine iyo umuntu yafatwaga n'ibibembe bamusohoraga umurwa akajya inyuma yawo akazanahapfira. Ubwo rero nyine ngo baratekereza baravuga bati nitwinjira mu murwa nta biryo n'ubundi turi buhasange, kandi n'ubundi nituguma aha turahapfira, reka twigendere mu Basiriya n'ubundi batwicisha inkota. Niko kumanuka ngo bagenda barababembe 4. Ingabo ngo z'Abasiriya zumvise imirindi y'amafarashi y'intambara, ni nkuko bavuga amabrende, autobrende menshi. Urumva, Imana ngo iziteramo igikuba, zitangira kwirukanka zihinda ziterana amacumu, ugwiriye ihema agwa mu icumu, ziriruka ziti ibiryo byinshi cyane n'ubundi butunzi. None Imana ihindura ibirenge by'ababembe, ibirenge byanabembye, noneho utanavuga ngo ni ibirenge bizima bivamo umudiho. Ibyo birenge ikabihindura, ikabiha imirindi imeze nk'iy'amafarashi y'intambara. Yananirwa ite kukurinda wowe? Bene data, ntimutinye. Reka nongere mbisubiremo. Nubwo mu nkuru ya Ntwari twumvise ibintu byabayemo byinshi, nubwo mujya mwumva amakuru menshi, abavuga butumwa benshi basigaye bavuga ajyanye n'ibibi biri imbere n'imigambi iri gucurwa ya Satani,
bakanahishura ibindi tutazi bakuye hirya no hino. Ibyo ngibyo ntibibatinyishe, ntibiguhangayikishe, kuko hari n'ibindi Imana itatubwira. Mwari muzi ko hari imigambi ya Satani Imana itatubwira, kandi yo iyizi neza. None si yo tutazi, twayirwanya gute tutayizi? Muhumure, duhungire mu Mana, dukora ibyo ishaka gusa, izatubundikira, nta kizadukoraho. Muhumure. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo akomeze gutwarira muri mwe n'abanyu. Mugire amahoro ya Kristo ndayabahaye, agume muri mwebwe. Muhumure, ntacyo tuzatsinda. Shalom shalom. Tuguhimbaze, urera ntawasa nawe, urera Mana, urera Mana, urera bakuririmbe, tuguhimbaze, urera ntawasa nawe, uri igitare cy'amahanga. Urera Mana, urera Mana, urera n'ijuru n'isi tuguhimbaze. Haleluya. Urera ntawasa nawe, urera Mana, urera ubwiza bwawe, urera Mana, urera n'ijuru n'isi tuguhimbaze. Urera ntawasa nawe.